Yes, nizere ko mumeze neza muri hose mu bice bitandukanye. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe kandi kugirirwa neza n'Imana bikomeze bibe kuri mwebwe mwese mudukurikira. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira ikiganiro aho tugiye gusobanura ndetse no gusesengura imbaraga z'umwijima zimaze gufata intera cyane cyane muri ibi bihe turimo. Ntibivuze ko wenda mu bihe byahashize imbaraga z'umwijima zitakoraga, ariko muri iyi minsi zimaze kugera ku rundi rwego, cyane ko uko iterambere rizamuka ni nako imbaraga z'umwijima zigendana n'iterambere. Imbaraga z'umwijima rero muri iyi minsi ziri gukora cyane, aho uri gusanga ku mbuga nkoranyambaga nta bindi bintu biri gusakaraho uretse amashusho y'urukozasoni, kandi ayo mashusho y'urukozasoni ni ibikoresho cyangwa se ni agent z'imbaraga z'umwijima. Ikoranabuhanga rero ririmo rirakoreshwa cyane mu gusakaza imbaraga z'umwijima mu nsengero, mu bikorwa byinshi bitandukanye, mu mico itandukanye. Imbaraga z'umwijima ziri gukora cyane muri ibi bihe ugereranyije n'ibihe byahashize. Iki rero ni igice cya mbere, aho tugiye kugaruka ku busobanuro bw'imbaraga z'umwijima, ndetse tukaza no kureba umuntu cyangwa se uwihishe inyuma y'izo mbaraga z'umwijima. Imbaraga z'umwijima rero ni imbaraga zidasanzwe zitagaragarira amaso, ariko zifite ubushobozi bwo gusenya ubuzima bwa muntu, zikamuyobya inzira, zikamujyana kure y'Imana. Sinzi niba wenda waba uzi imbaraga z'umwijima icyo ari cyo, ariko imbaraga z'umwijima ni ingufu ziva kuri Satani zishaka kuburizamo umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Nizo zikwirakwiza ibyaha, uburwayi bw'umwuka n'ihindagurika ry'imico, zishaka kugutandukanya n'umucyo w'Imana. Imbaraga z'umwijima rero zikunze kugaragarira muri ibi bintu bikurikira ngiye kukubwira. Gusa nkwibutsa gukanda subscribe niba uri mushya kuri uru rubuga, kandi niba waramaze kuyikanda uruha agaciro gakomeye cyane. Imbaraga z'umwijima rero zigaragarira mu ngeso mbi zidashira nk'inzika, ubusambanyi, ubujura n'ibinyoma n'ubusinzi, mu burwayi budasanzwe waba bushingiye ku mwuka, mu nzozi zitera ubwoba, guhunga gusenga, kwanga Bibiliya n'iby'Imana, mu mico yo mu miryango irimo amarozi, ubugome no kuraguza, mu bwigunge bukabije no kwiheba gutuma umuntu yumva nta gaciro agifite. Ibyo ni ibintu cyangwa se ni ibikorwa bigaragariramo izo mbaraga z'umwijima. Imbaraga z'umwijima rero zifite uzikorera, zifite umuyobozi. Satani niwe mutware w'umwijima, akorana n'abadayimoni be bagashuka abantu binyuze mu bitagaragara n'ibihe by'ubuzima banyuramo. Intego ye nta yindi, ni ukwica, kwiba no kurimbura. Biragoye rero gusobanukirwa neza, ariko ntekereza ko abantu mwese mufite amaso muri ibi bihe turimo ubona ko hari sisiteme iri kugaragara mu bikorwa bya buri munsi dukora. Ushobora kwibaza uti rero, ese ko imbaraga z'umwijima ziri gukora cyane kandi nkaba nta buryo mfite bundi bwo kuba nazirwanya? Kuko niba imbaraga z'umwijima ziri gukorera mu rusengero, icyo ntabwo bizakubuza kujya mu rusengero. Iki ni igice cya mbere, tuzagenda tugaruka no ku bindi bice, ariko hari uburyo watsinda izo mbaraga z'umwijima. Ese hari uburyo wakoresha ugatsinda izo mbaraga mu gihe wabashije kuzitahura? Yes, birashoboka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo muhagarare mushikamye, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe kurwana intambara y'umwuka. Abefeso ibice 6 ku murongo wa 11. Kristo niwe wenyine watsinze umwijima ku musaraba. Iyo wemeye Yesu Kristo nk'umukiza, ukatura ibyaha byawe, ukagendera mu kuri, imbaraga z'umwijima ntizigushobora. Dore rero uko watsinda imbaraga z'umwijima mu buzima bwawe. Senga ubudacogora, usaba uburinzi bw'Imana, soma Bibiliya buri munsi, ihana ibyaha, wihana ingeso mbi, komera ku Mana, ujye mu materaniro,
vuga amagambo yo kwizera, wirinde amagambo y'umwijima. Ibyo bintu nubasha kubikora, imbaraga z'umwijima ntizizakubasha. Wenda tugiye gato mu ijambo ry'Imana tubona mu gitabo cya Yohana, igitabo cyanditswe na Yohana, urwandiko rwa mbere, ibice 4 ku murongo wa 4, haravuga ngo imbaraga z'umwijima zifite igihe ntarengwa, ariko Imana ifite ubushobozi buhoraho. Uri mu biganza by'Imana ntacyo wagombye gutinya. Reka rero nsoreza ahangaha iki kiganiro, tuzakomeza muri video ya kabiri. Tugiye kujya tuganira, tugerageze dukoresha iminota mike ishoboka, ariko tugire ubutumwa dutanga. Tugiye kuzarebera hamwe rero uko imbaraga z'umwijima zikora, n'uburyo zikoreshwa, aho binyuzwa kugira ngo zikwirakwire. Harimo ibitangazamakuru, harimo imbuga nkoranyambaga, muri politike, mu nsengero. Ibyo byose tuzagenda tubireba mu bindi bice. Wowe reba niba warakanze subscribe, niba utarayikanda uyikande, niba waramaze kuyikanda uri uw'agaciro. Ugumane natwe mukande no kukazogera kugira ngo mujye mubasha kubona ibiganiro byacu. Murakoze naho muri video